Buri yahembye amezi abiri bikaba ari inkuru. Dore se nigomba guhemba. You see? Ngo twagerageje. Ejo nahoze mvuga kuri Marike Wade wa Kiyovu Sport yanditse. Lorenzo aransetsa arambwira ati kwizigira wowe uravuga Marike Wade yagiye kuza gusinya muri Kiyovu atazi ko idafite amafaranga. Ati nabe yitonza azaba yicyo. Kumva mu by'ukuri ntabwo byari bikwiye kugenda gutyo ariko niko twisanga situation imeze ntabwo byari bikwiye ariko rero reka twimanukire mu miriro. Bwana Sirasi SG wa Bugesera ikipe imaze iminsi ine muri lokale cyane bararya ifi n'inkoko n'imbuto n'amazi menshi cyane. Urimo urabyumva duhande duhere kuri icyo abareba baribaza ngo amafaranga mwayakuye natubwira ngo amafaranga naye ndabyibaza wa kabiri muri lokale. Murakoze cyane zo gutegura umukino wa Rayon Sport. Murakoze cyane icyo nabivugaho ngira ngo muzi ko turi muri kuruse yo kurwana no kutamanuka Bugesera FC. Mu mukino uheruka twakiniye ikipe ya Mukura twifuzaga mu by'ukuri amanota 3 rangira tubonye inota rimwe ubwo twatumaze indi mikino 2 dutsinda ngo tubona 7 ku 9 tumba turababaye ariko mu by'ukuri wareba iyo urebye batuye kutamanuka turimo turamakipe agera nko kuri 6 kuri ikipe yose yarangara muri ayo makipe 6 kumanuka biroroshye cyane. Cyo twakoze twavuze ngo ibye byose reka turebe imikino 3 isigaye harimo Rayon Sport harimo Etincelle harimo na Kiyovu Sport. So ni kitwa kugira ngo byibura muri iyi mikino isigaye tubashe kubona amanota azatuma tuma mu cyiciro cya mbere. Ibyo tabigano nk'ubuyobozi bw'ikipe tugana n'akarere akareka gafatanyije n'abafatanya bikorwa PSF mu ya Bugesera bavuga ati byose reka tutangire iyi mikino 3 yose tutegure iyi equipe ejo tutazashirwa ku mukino wa nyuma ariho tujye gufata ingamba kandi ikipe ndiyamaje kugenda. So kubona twiteguye duhereye kuri Rayon Sport ntabwo ari ngo nukore Rayon Sport ni campaign y'imikino 3. Uyu munsi abakinnyi bari muri lokale ntabwo bari buve mu uyu munsi nimugoroba turakomeza kugeza championnat irangiye. So rero byahuje wenda na Rayon Sport abantu byinhazamo byinshi cyane abantu bakavuga byinshi ariko mu by'ukuri twe ni campaign twatangiye imikino 3 kuvuga ngo bya imikino 3 tashobora amanota atuma tuguma mu cyiciro cya mbere turizo kutaya gucana match ya nyuma byatuvuga ngo ibyaye no kumanuka twamaje kubisezera nuko twatangiye rero tavuga ko tujya muri campaign yo muri lokale hakiri kare abakinnyi bahinduka abakinnyi bacu burya ntago bakiba hamwe buri mukinnyi abukwe twajya gukina twagura kuri stade tukafata lokale y'umunsi umwe tukavuga ko tufate iminsi ihagije babemo kugeza championnat irangiye ntabwo ariko rero Rayon Sport ikindi twatije n'akarere kandi amafaranga n'abafatanya bikorwa dufite ba PSF PSF bingirahe mu kujya muri hoteli bakaba kugabanyiriza ibiciro kwa kwishyura makeya mu by'ukuri nta bushobozi bundi budasanzwe twakoresheje ahubwo nibwo givuga ngo akarere kacu karahari katureberera ndetse na PSF kugira ngo tubashe kugera ikipe ni diplomasi ntabwo byumva nyine ariko niko bimeze nuza Korode uje munsi uje nakoreka ngo iyi hoteli turimo twayihaye avance ng'amafaranga yavuye kuri konti ya Bugesera wari ukavuga utise amafaranga yavuye ntaho yavuye mu karere no ko nifatanya bikorwa cyangwa PSF yatugabanyije yarabagabanyirije ibiciro ngira ngo icyo ngicyo abareyo murasubijwe abareyo ejo mwanditse n'ibaruwa ariko si news oya uretse yo kunyumva byihoreye ejo reka tube tukomeje mu kanya sibyo ni zandani tugenda tumanuka umuntu bita Claude Mwawe n'Imana wicaye ahanga interview yaratambutse arimo aravuga atabasifuzi ndetse niba ro murayisohora ku munsi w'ejo federation yaranayisubije ibabwira ngo natwe tuzi uburemere bw'imikino ya nyuma kuri sprint y'igikombe abantu batangira kwibaza ariko reyo izaba umwana murizi ni Rayon Sport izabangamirwa n'abasifuzi gusa. Claude gira icyo kivugaho nuko ibaruwa ya Ferwafa mwayibonye nuko mwayakiri ari kintu mwahero bwa mbere muvuga objectif z'amakipe abafite zitandukanye nkeka ko hano mu Rwanda turetse kubeshya amakipe make yagize nko kuri 3 nini yo vuga ngo dufite objectif igikombe cya champion harimo Rayon Sport igikombe cya champion uriye kureba dépense yacu yo kugira ngo tushashore kugera ku mukino wa nyuma cyangwa n'ikiro n'igikombe cy'amahururi n'amafaranga ari hejuru ya miliyari n'igice nta mafaranga ava mu bareyo ku giti cyabo n'umuterankunga wacu akadufashamo gake kuko nawe ibyo duha ntabwo bijya guhura n'ibyo dukoresha ku buryo abantu bavunika cyane imvune z'abantu rero nibo bazimenya hari igihe rero bigeraho tukavuga ati noneho turabona dufite avantage tugashaka ingero tukavuga ati uyu muntu baduhaye umusifuzi
bitewe n'objectif yacu uyu muntu koko abantu bose bamwumvikanaho tukaza tukareba tukibaza ese ni gute dufite abasifuzi mpuzamahanga barahangaha bafite icyo bahomba nigeze kuva nejo mubivugaho kuki bataje ngo bakora ku kazi dutsindwe tuzi ko nta kibazo dutawubare ubutabera bwabaye urumva ibyo ni ibintu biba byoroshye cyane tukongera tukibaza uyu muntu kanaka baduhaye utuye mu karere ka Bugesera unabana na kanaka burya bari ntawo wataba n'umukozi w'umugore yavuga ati uyu muntu wabaye abana kanaka sinshaka kuvuga aho babana uwo babana ndamuzi uyu muntu kuki ari we wahisemo kugira ngo izi match ziri gutegura igikombe cya shampiyona bamuduhe ibyo byose rero turatabaza tugateza ubwega n'ibyo gukora birumvikana ariko tuba tugira ngo namwe nk'abanyamakuru muze kuturebera muti uyu musifuzi babahaye mu mikino 10-20 yasifuye yitwaye gute ese afite amaretere angana gute abantu bagiye bamwihanagiriza uzabe nko mu cyaro ejo bundi nari mu nkata mu cyaro za Butari pfyo ngiyo ihuye ndi kubona zitoni metre zitoni barangira nabangeza neza ku muryango w'iwanyu utangana kwa kwizigira ni wabo ariko bure mu cyaro iyo abantu bicaye cyangwa hari nk'ubukwe buzaba ahantu hari abasaza baza b'inyangamugayo ariko niba muri kota kijana bakabazi ko ati nawe yicaye hariya ariko ntabwo ari kwicarana n'imbere ibyo byose murabizi umuntu ara ukuntu abazwi muri society nabyo birakonta birakonta noneho turebe twafite se ibi turi gukora byose turi mu ikuruse ku inota rimwe ryonyine umuntu ashobora kuza byose mwakoze mu mwaka yose mu myaka yose izo miliyari n'igice zigahisha ako kanya kubera umuntu uvuze ati aravugize filime gusa byose ibyo bintu umuntu atabigiraho impungenge rero yaba nawe adafite ariko mwizeye noneho Ferwafa kuko yababwiye ko ibi considera kandi nayo z'uburemere bwa nibyo no kugira ngo Ferwafa tuyandikiye nadusubize wenda ntitwanyuzwe bitewe nuko wenda uburenganzira bwo cyangwa bwati nitubahindura nabyo biragaragara ko badupeje rero birashoboka ariko nayo kubizi ubwo nizere yuko wenda ari president ari na vice president nabandi cyangwa na SG nabo bazaza abo basifuzi bari busifura umukino murabaza ntabwo twabamenye hanyuma sira wabaza sira urabaza ntabwo jewe urumva Sami ukuntu ndimo ndabijyana ndabanza ngenda hera muzandani hanyuma nyuma ibyo buryo mwateguye umukino uko muwiteguye ndabijyaho nyuma nabyo ntimuze kugira ngo ntago ndi bubigire ariko barabakiye kwagwa urabonye bane twavugije oya mbwire uyu mugabo witwa Ngabo Yisonga Patrick umugabo Eric ruhumuriza jijite nibo bari bapointinze se ayo makuru twatuyafite nari makuriza ndani oya yari rwose kandi umuntu ubishinzwe bati nabo ntabari nabo yumvise abibwira umuntu umagaze rwose kandi umuntu bamuhamagara mwese ibintu ko tutabyumvikana ntabwo mwahindura ati nabo yeye niba ari bora bagumye bo ngabo simbisi anyway Rayon Sport yari yarekramye ivuga kuri abo basifuzi sira ku munsi w'ejo amakuru yanjye nahawe n'abantu nizeye nuko uyu munsi turi buze kubona Bugesera Football Club itozwa n'umutoza Kamarade ariko uwitwa Bakame na Peter Otema batari buze kugaragara kuri touchline ayo makuru ni impamo ku kimwe mwabahagaritse urakoze cyane ntabwo ayo makuru ni impamo bataza kugaragara ariko ntabwo twabahagaritse ubona sobanura ngo bimeze gute ikipe yagiye muri lokale ku wa kabiri w'ikino cyumweru yaba Bakame na Otema barafite impamvu zabo z'umuryango zihariye so rero badusaba uruhushya so turabwira banze bakimira ibibazo byabo nibirangira bazaze bajoininge equipe tubiganiraho tavuga nta kibazo bw'ikipe iri mu bibazo bikomeye ariko buriya ari match gutegura bitagora izi match za Rayon izi match za APR buri umukinyi ubwe ndetse kumushyira muri condition nziza ubundi byinshi nta bindi byinshi bidusaba nawe se cyo agomba gukora so abantu badusaba urwo ruhushya abandi bagiye muri lokale kwa kabiri bo ntago bagiye kweza impamvu zo ntago nazinjiramo ngo Bakame afite ikibazo kimeze gutya bafite Otema byari meze gutya so rero twumvaga twe kwasha nko kubenda nkuko byakemuka nko kuwa kane bakaza muri lokale banje batubwiye yuko rero ibyo barimo bose wenda ubwo byasaba byiza ko umuntu wese barize uwe ufite izihe impamvu undi afite izihe impamvu zituma ataboneka muri match y'uyu munsi ubwo rero twe twavuga urwo ruhushya ahubwo wenda byatangaje yuko byasoteje ubundi abari bwo bisakara ariko muri kuva ikipe itangira ujya muri lokale ntabwo abantu bari bahari so batangiye wenda baza mu myitozo gake ariko biza kugaragara yuko ibyo bagomba gukemura mu muryango yabo bitarakemuka bavuga bati reka mwe muturese twanze dutuze rero ntabwo twabahagaritse ntabwo twabahagaritse ubundi uyu munsi urumva ko ikipe mutakomezanye mutajyanye bitewe n'ibyo wari urimo biragoye kuza kuri touchline kandi mu by'ukuri utarabanye n'ikipe ariko ntekereza yuko nyuma y'uyu mukino
umuhagaritse umuhagarika imikino isigaye kuko urumva niba kugambaniye kwiriwe nuko kandi babivuga bwivuza yuko ashobora kuba yifuza yuko ikipe yanamanuka no mu yindi mikino wamuhagarika uvuga uteye umuntu ntabwo turi kumwe najye ku ruhande ariko ikiza ko impamvu be bafite bishobora kurangira umunsi cyangwa zikarangira ejo cyangwa kuwa mbere bakagaruka muri ekipe tukamuzanya n'amace azakurikira impamvu zirarangira umunsi oya ntabwo zirangira uyu munsi kuri isi yanjye ubu ngubu ibi tuba twajemo ntabwo ari diplomasi ntabwo umva Claude umbeshya inshuro ebyiri umbeshya rokari umbeshya n'iby'abakare twavugishije ukuri oya umva Claude ibyo nkubwira Claude fata telefone uravuga ngo hari umuntu wo muri Reyo ngo yagiye yigize umumotari ngo yikoze Bugesera atangira fata telefone hamagare Bakame urumva fata telefone hamagare Bakame mubaza uti kutari muri lokali y'ikipe byagenze gute ku ruhande rwe yakubwira impamvu n'umuntu bahuriye n'umuntu bavuze ejo muri anniversaire ni musibejo aravuga ati niko byagenze rwose baranyitse rwose umwe muri avuga ibyo rero no bikwibwira ariko twebwe impamvu ufite nejo twaraganiriye oya ari n'umwana ubwo nabangiye kujya wenda muri mu buryo bwa administration ya Bugesera muzi ko aba batoza bafite impamvu z'umuryango ari umwana kandi nazivugira hano kuko nangiye kwinjira mu buzima bwawe ari umwana w'umurikira muri Bugesera se bose munabakura bahuye abakiri muri Rayon Sport ari umwana ukiri muri Bugesera uyaravuze gufite amakarita ngo ejo mubajetira kadati babaye bambwiye tenda kuzi tubye oya ni mucyo de Diejenior afite amakabera kankubwire niba ikintu kinatobaje nawe kimubabaje ubwe badakinye na Rayon Sport kuko karita yinda yiboneye kuri Mukura twe twifata mu mutwe avuga ngo tugushije ishyano nkuba Kame cyangwa Peter kuzi ko gukina na Rayon Sport wa mukinnyi wa mutoza wabifuza kugira ngo nawe ejo uzave rugena handi ari uri marketing ubu ko yareba match ikomeye nk'iya Rayon Sport akavuga ati ndumva ndwaye ariko ko Bakame yamaze kumusinyisha ariko icyo nakubwira icyo namuhagaritse Claude ariko byaba bihuriye bungure uruvango yavuga tereka no gutsinisha ikipe oya umva ko icyo nakubwira cyo nuko bitari byatangaza uyu munsi umusaruro twageraho ukipe kiza mbere ko tugatsindiye umukino oya byo byihuri birateka to komeze turaza kubigeraho nuko twiteguye dutsinze uyu mukino abo batoza bacu kuko nubundi bari mu kazi babona prime kubera ko umusatsi twatugezeho bawufitemo uruhare ni impamvu zabo tutavango donc twabahagaritse niba utemera tukabona resultats twabona nziza wera kunota rimwe prime irahari nuvuga ngo babona prime umuntu wahagaritse rero ntabwo avanga ugiye kumana prime reka noneho izandani menziretse Claude uraza gukora comment ku ifoto nabonye abantu bagenda bahererekanya yuko ariko reka baze nome president wa Rayon Sport uburyo match bayiteguye twagera stade ku munsi w'ejo itangazamakuru ikipe imeze neza nizba ko nawe ruhari naza ko wabibonye ikipe ifite morale iri hejuru cyane ni message nyine kuguma muri concentration y'umukino bagakuma muri lokale bagatuza bagakina umupira nyine bagakina umupira kuko niko kazi kawo kandi nzi neza ko bazabikora ariko nuko Rayon Sport ari batungamo igitoroshi naho n'ahandi birahari ntabwirirwa mvuga ariko nyine babakinnyi bameze neza twarahembye bivuze ko hari ukundi kwezi tubarimo ariko ni bya Rayon Sport birazamuka cyane kurusha uko bya ikipe nkuru birazamuka cyane nushaka gutanga message kugira ngo itange aho igomba kujya ayijyana mu itangazamakuru ugasanga ni ikibazo kitoroshye umurengaje mu myitozo ashobora ko yenda yarabonye ko akwiye kuza mu myitozo conscience umutima namo baramubwiye kaza mu myitozo naka turamwakira nk'umwana wacu nk'umukinnyi wacu nta kibazo gihari kuko buriya ikibi burya nukudakosora ikikosa wakoze ariko gukosa byo twese turakosa nibisanzwe Murenga no umukinnyi wa Rayon Sport kandi buriya nuko rega yenda baba watagije nema muri management mu bintu bya administration aho mbere yo kwandika urabanza ukaganira n'abantu so ntabwo twaganiriye nawe ngo tugira icyo tubwira nako tugira icyo tumubwira twabonye ibaruwa so ashobora ko yarabonye ko wenda inzira yanyuzemo wenda zitameze neza niyo mpamvu yaje mu myitozo kubabarira rega ni byiza ni inshingano nk'abayobozi ntabwo wakwanga kubabarira umuntu cyane cyane yerekanye ko yakoze amakosa nta mpamvu yo kutamubabarira so Murenga rero ni umukinnyi wa Rayon Sport nta kibazo turawutegura nk'uko twateguye indi mikino yose ni ukuwutsinda turategura nk'abazatsinda so twateguye nk'abazatsinda twawuteguranye imbaraga gusa nanone hari ikindi hari akarusho ni umukino urimo kugenda werekeza ku musozo w'urugamba urumva rero usa naho utoroshye ntabwo ari umukino
wategura yenda nk'uko wateguye umukino wa kabiri faze nk'uko wateguye umukino wa kabiri shampiyona igitangira ni umukino urimo hasigaye turarangiza urakizgaye imikino ibiri urumva rero turi imbere y'inota rimwe kubo tugenda twegerana so urumva ntabwo byoroshye urabyivugiye nyine bazaza ari benshi nk'uko bisanzwe bashyigikira ikipe yacu turagana ku gikombe abakinnyi bakeneye abafana babatera inkunga kugira ngo iriya match tuyitsinda tuzaba turimo kugenda twerekeza ku gikombe birumvikana ko turi kugenda dusatira amahirwe yo gutwara igikombe pourcentage zo tuzazimenya turangije. Yes, ni perezida wa Rayon Sport twagerayo stade avuga ati turategura umukino nk'abazawutsinda retegura iyo minsi maze muri local ubwo buryo bakaniye bona no umukino bafati ibyemezo bidasanzwe dushobora kuba twatsikirira ni match bona mwiteguye mute ku ruhande rwanyu nk'abafana gushyigikira iyi equipe yanyu mwabiteguye gute? Urakoze Claude twabiteguye neza ngira ngo ubu tuvugana twateguye road show iva Nyamirambo ikagira Kicukiro hariya kuri gare ikomeza igiye Bugesera ngira ngo imodoka zirenze 33 nkuko nabigirwa na matice zagusiye Nyamirambo n'izindi zigiye gora n'izindi Kicukiro tugakomeza tujya Bugesera ari ahantu ntabwo uri buhamamaze ari kugiye kugera kuri La Paris ari ahantu turi buhagarare ari coffee shop n'abantu bagasangira akantu ko kunywa tukanitegura uburyo dupanga tucyo bita kudeployinga uburyo abafana bari bujye muri stade nkuko Silas yabitubwiye ko tuzicara kugira ngo stade ya Bugesera dushobore kuyigota yose ibyo abantu bateguye ku giti cyabo ni ibyabo twebwe turashaka igitego bibiri by'umufana uvuga ngo Bugesera ifite ibice bibiri abantu bafaniramo icyo hepfo n'icyo haruguru ndetse batuye no mu byatsi harya hakuriye simvura n'ibwo bira byatsi urumva rero tumenye uburyo turi bwicare none tugiye tugabanya amafani club uburyo abantu bari bwicare nta kibazo kijyanye n'amafaranga ari bugire ngira ngo amafaranga arayabona amanota hari ikipe mwe hano muri championnat ngo yigeze kujya muri banki yakinguzanyo yageze bati se ingwate ni yati ntago muzi ko kuri calendrier zuzakenda Rayon Sport akaradora kabya nawe rero amafaranga urayabona kabya cyane amanota ntabwo tuyabijeje icyo dusaba rero abareyo bose rwose murabizi neza ko turi gukina amakipe 13 ubu ngubu ntago amakipe yose turimo turakina nayo 15 abaye 15 15 vuga ngo nageze ngo hari nkabiri namwe mufite yani 15 byose uvuga ngo baravuga ngo umuntu arigira umugabo arigira yakwibura akigendera ni twebwe rero n'ubuyobozi bwa Rayon Sport nkuko perezida bivuze ndetse ni staff n'abakinnyi nabo bameze neza babivuze twebwe umufana rero byateguye neza hari famille nziza ari yateguye match uko tugira amafamilie yitegura match ba Roger na papa we bandagije ba Furaha urumva ba Keri SG abo bashinzwe match cyane ndetse coordinator akaba president wa Rayon Sport so ibyo byose rero babiteguye neza nta kibazo gihari prime byo nukubnya tukabwira abakunzi ba Rayon Sport kugira ngo igikombe tugitware birasaba ko prime zo tutuyitanga ukanye niyo mpamvu ni cyangwa kuri Radio Rwanda yumva n'abantu bose ubu buri wese umureye akanda kanyenyera amazira 208 kugira ngo amafaranga agenda agiye twongeranya kugira ngo prime y'abakinnyi iboneke neza nta kibazo gihari bo batubwiye ati turagiye n'ibishoboka turashyiraho n'uko ushaka kuvurika tugomba gukina barazi icyo dusiye gushaka ibyo rero ni ibintu maze imisi bitegurwa kandi turizera neza ko imitego yari myinshi kandi ubu urabona Silas nuko bivuga yagiye muri diplomasi cyane nawe arabizi nawe mbona n'umunyamakuru mwe mukorana hanga Rigana yaciye kuri stade nawe yasanze ibintu bikomeye ibyo Silas yagiye atubwira ngo nibisanzwe ntabwo Bugesera n'ubwa mbere hagaritse abasekirite ba stade bakoraga ngo haza abandi kuko batabizeye bazana abashyaki Bugesera ni yarayicunzwe gira ngo Rigana yageze mugora babona kuri stade yari mezi ntabwo byari bimenyerewe ibyo byose rero ni imipango bapanze bugiti cyabo ariko umupira ubera mu kibuga hasi ntabwo umupira ubera ku buryango umusekirite ngo wenda arikiri buhindura ikindi ubwo harimo nebizera bya bindi nyine ngo uramutoza muri muzi nyine ko bigenza ariko ibyo byose mu izina rya Yesu turabitsinda kandi birakujya neza Sira kimwe mu byo gutegura harimo lokal ariko hari kabanda gahimbaza musiki no kumotiva abakinnyi ku ruhande rwa Bugesera Football Club ibyo mubwira abakinnyi uko mwabateguye intego mwabahaye mubona ari ikipe ihagaze gute yiteguye gute Bugesera Football Club? Claude murakoze cyane uyu munsi tubuza amanota uyu munsi twaba duhombye bikomeye kubera yuko abakinnyi bacu bameze neza icyambere nta cyane tubafite cy'umushahara
ikindi kumara iyo minsi yose buriya kambabwira kumara igihe tudatsindira kuri ya stade nuko wenda twatsindiye umukino umwe mu minsi yashize ariko mu by'ukuri twakundi kumva ko gutsinda kuri stade yacu bigoye bakinnyi bitarabavamo so uyu munsi rero kuvuga ngo twafashe iminsi ine abakinnyi turabaganiriza tubereka agaciro k'imikino isigaye binumvikana ko harimo n'uwa Sport nk'ikipe nkuru ku buryo uyu munsi abakinnyi mentally mu mitekerereze bameze neza physical uko buriteguye kwa kuri imyitozo bameze neza ndetse nta n'ubukene bafite kubera ko niba uvuga ngo nta kirano ufite cy'umushahara ubu ubona ngo byibura byanze bikunze nubwo wenda amafaranga ahora akenewe ariko kugeza kuri uyu munsi ibyo tubagomba byose nta kibazo gihari kujyanye na prime uyu munsi umukinnyi twabakubiye inshuro enye ni uvuga mu by'ukuri buriya twataga prime nkeya nka Bugesera bitewe nyine n'ubushobozi bwacu twataga 25 so uyu munsi rero ni noti no kadanda ni inshuro 8 ni 200 kuri buri mukino ni inshuro navuga ngo warangiza muri Bugesera yonyine erega kurode 25 gukuba 8 ni 200 nivuga byibura umukinnyi 200 arabibona ariko rwose nyine kubikukuramo byagorana kubera yuko ndakubwira ngo uyu munsi ureka mbabwire bijyanye n'abantu ko shigengo y'Imari y'akarere hari igihe mu buryo amafaranga aboneka y'akarere nyamba bagiye twamaze igihe tudahemba budget n'ubundi tugeze mu kwezi kwa gatanu isoza ya nyuma nibwo amafaranga aboneka sose akaboneka wenda twarasitarabuze mu gihe cyashize ariko kuboneka turi gusoza izi match so niyo amafaranga rero yabonetse tukaba tuvuga ngo uyu munsi hari umukinnyi dufitiye umushahara tugomba kumuhemba ntabwo tuvuga ngo tutajyana mu turamuhemba tuvuga ngo dufite amafaranga ya prime afatika ari hariya turagera ese ubundi kubwo barimo bavuga ngo nagara yacu mwe ko mutayazanye byibura ngo tureka ngo mutsindwe wenda tuyiyo prime so rero ntago mutawa yabahaye kuko undi yaduhaye ashaka iki bano uvuga ngo uyu munsi avuze ati rero kugira ngo bitworohere twumva ko tupima 200 none mubifate 200 tugire tubatsinde muyabaye umugabo yabuze amafaranga ngo twicaye aha ngaha arisakara yavuga ati ndibwa ariko nyewe umuntu ampisha ariko ndibwa reka imiteguro imeze neza cyane mukanya ndatanza nk'abantu muri bwakire none mutubwire uburyo bwo kwinjira n'ibindi byose bijyanye nabyo ariko manze mbaze Joli ndetse na Samir ikibazo kimbabaza ni kimwe gusa uretse gushyuha k'uyu mupira turimo turavuga hanze y'ikibuga haravugwa ibi bimeze gutya sprint imeze gutya Rayon Sport ku gitutu cyo gushaka igikombe cya shampiyona Bugesera Rwanda no kutamanuka ni umukino mubona koko uri buze kwamo guhangana guhambaye Joli abantu bari buze kureba uyu mukino bakwizera kuza kubona umukino mwiza uri competitive akenshi imikino yakomejwe gutya hanze y'ikibuga mu kibuga usanga bitandukanye cyane bitewe n'iki sinekereza ko ntago mu cyubahiro mbagomba bambare ntago mbashyize hasi ekipe nka Bugesera ku rwego dusanzwe tuyiziho muri no shampiyona uburyo ikina gukomeza match imwe bishobora kuba wenda byaba ari avantage cyangwa byayifasha cyane yego nibyo birashoboka ko yayitsinda ariko ku rundi ruhande usanga ku mukinnyi umaze sezo yose adategurwa gutyo hari uburyo nyine mentally hari abahita babyakira babimenyereye banitegura muri izi match nyine bo bidasaba no kubategura mu buryo bambaye ariko hari n'abakinnyi batabimenye dufite ibindi bintu byo kuza kuganiraho ariko nka Bugesera noneho uburyo mwateguye expectinga n'ubundi kuza kubona abafana benshi kubera n'ubundi abareba baraza kumanuka ari benshi ndetse n'abandi bakunzi ba Bugesera nabo bari ku kibuga n'abandi bakunzi b'umupira bari buze kureba wenda nta n'uruhande bahagazeho mwateguye gute ikintu kijyanye na security uburyo bwo kwicara bimeze gute muri Bugesera murakoze cyane kuko nabwiye ko iyi mikino turimo cyangwa campaign turimo kudere kuri Rayon Sport Rayon Sport byo ni ibindi ko ne turemera ko ari ifite abafana benshi mu gihugu ako ne byonde nicyo bari guharanira uyu munsi byumvikana ko twitewe ko hagomba kuza abafana benshi niyo mpamvu twakoze n'amazi zitandukanye n'inzego z'umutekano uyu munsi ubu saa 5 polisi amaje kugera kuri stade polisi na daso zidufasha ndetse n'iriya kampani igifasha ku ma stade ifite abadufasha kuri stade w'aba stewards
bose barahari twumvikanye nabo kuri uyu munsi ko batongera gukora andi makosa ibintu bigwirira umuntu ngo twabyinjamo nabi ibintu bigwirira umuntu nibongere twanabiganiriye kuko urumva byaragaye twabiganiye kandi kiza ko nta kiza kuvuka iyi match ishobora kuzamo kuba kwishima byagenda kose turaza kubona abapolisi benshi ndetse n'abadaso benshi ku buryo kudufasha umutekano ukagenda neza. Ikindi twateguye abantu benshi protocol abantu bahari bahagije ku buryo kwinjira muri stade biza ko nta kavuyo karimo. Twateganyije yuko aho imodoka zinjirira n'abanyamaguru binjirira biza kwa bitandukanye wenda kugira ngo tunayibabwire ko Radio Rwanda ikurikiwe n'abantu benshi. Nuvuga ngo haramarimbo manene asanzwe hari ya stade. Uyu munsi umuntu wese ugendesha amaguru afite imodoka ni hari bwinjirire. Hanyuma afite imodoka barinjira ku rubavu rwa stade musayitara hari umuryango uhari ugeneye imodoka aho imodoka ziza kwinjira. Binavuze yuko mu rwego rwo kwirinda kwaza kuba kavuyo twivije yuko imodoka ziza kuri stade zitazamuka ngo zijye kwinjira muri amande yinjira kuri stade ahubwo zicana ko hari hotel la Plasterock zikaza zigera kuri stade itagiye guteza akamaro ibibuga bya basket aho hepfo aho kugira ngo zijye kunyura muri babafana n'ubundi ziye ko ari imihanda abanyamaguru mwatworohereje imihanda yakozwe neza irahari baza guca muri aho ngaho uvuga ngo ugeze kare uzamuka kuri polisi ukakomeza kujya kuri stade imodoka rero ubwo ndetse njya no ku biciro ko biza kubera kugira ngo tubyibutse abantu nuvuga ngo uyu munsi ibico byacu biri mu byiciro 4 agiciro cya 2 ko ndavuga ngo ni mu byatsi ariko nibyo ariko hari ahantu niho hantu hambere buri uhari ari umupira neza ni mu byatsi nta kibazo ni ibyatsi nabo twagize 2,000 abantu baza kwareba umupira hanyuma ahandi kwinjira muri stade ni 5,000 ahadatwitiriye hanyuma hatwitiriye tuze VIP 10,000 20,000 ni VIP nuvuga ngo umuntu wese ufite imodoka kuyanga yinjize nuko agomba kuba afite VIP cyangwa VVIP ni 10,000 cyangwa 20,000 nta muntu wazana imodoka afite itike ya 5 ndumva ari ibyo ngibyo ubwo ibindi kugura itike no kanda kanyenyeri 939 nkuko bisanzwe twe nuko timo dukoresha. Hanyuma Club Giant ndaho meze neza nsuriza yashijwa Bugesera ngira ngo nari mu gikundi ariko ndi ku gasozi ka Buranga ngiye gukora breakaway kandi ningenda ndabona finishing line imbere yanjye ningenda uyu munsi ndabangiye birabirangiye ndi mu nzira ndimo ndagenda ndimo nditunganya uburyo nakora breakaway ubundi nkagenda nkakora finishing nta muntu ndi inyuma. Bugesera gwifashiriza oya iri kwifasha kuko nari byaranira ndebe byanye ndi kuvuga ni ibyagorera uyu munsi ni breakaway niwo mwanya mwiza wo kwikora kandi ndagenda ngiye. Ariko ujya ugira amazina witwa bitewe na journée tugezeho uyu munsi nta AKA ni Jangwani AKA Kamarade uyu munsi ni Jangwani AKA Kamarade kabisa. Hanyuma match ya Gorilla urayibona gute Jangwanovic? Gorilla ntibibaza ubuyobozi bwa Peri ntibishire ku buyobozi bwa Ferwafa ntibishire kuri Jangwanovic ntibishire kuri APR muri rusange ntibishire ku busifuzi ibishire ku igihe navuga ko niwe mucamanza mwiza wo kwisi. Gorilla rero guhura na Club Giant Darikonovic atakitoza ibibaza igihe ntigire numwe umuntu ibishire ku gihe gusa ni igihe cyabigennye ntago ari murayitsinda. ndagutumiye umuramusi uza kuza kureba umupira hanyuma ese ko Claude utamusuhuje diswe ntabwo namwumvise nsubiza impamvu rero namusuhuje nanze kumukina ku mubyimba hari ibintu twigaga muri fizike kera batubwiraga ko iyo washakaga ngo travaye bafataga time bagakuba n'imbaraga wakoresheje aribyo twitaga force hanyuma bakabona travaye wakoze. Ariko baduhaga urugero rwiza bakakubwira ngo usunitse igiti ukagera nka 2 ugisunika ukageza nka 8 kitavuye aho kiri bafataga iyo time yo kuva 2 kugera 8 bagakubona travaye wakoze barebaga ngo na force bakabona ariko igiti nicyavuyeho bakabona ko travaye ingana na 0. Rero nawe igihe byamutwaye yowe championa ariko ya sezo travaye bazasanga ari 0. Erangira kwa Kamarade kumukina ku mutimba urumva travaye ni force
itaragize ikibyara gukuba igihe shampiyona imaze ibyara 0 urumva ntabwo gukina ku mibyimba niyo mpamvu Grand Prix nabanje kumwihoreraho gatoya ariko Jangwani ndagusuhuje rwose Jango bwira Silas ati uramenye uransubiza urakora ikosa uransubiza Jangwani ntumva ibya korode twabugesera turihagije kandi natwe uzi ko turimo kurwana no kwiguma mu cyiciro cya mbere Jangwanovic yes reka ngushimire n'abo bagabo twari turi kumwe nabo mbashimire ubundi Kelo Meyer ganye icyo twakunze nuko imikino yose iza kuba saa 9 z'amanywa ubwo Kelo Meyer ganye niko abafaransa bavuga asante cyangwa ashyira mu cyongereza Kelo Meyer ganye urabyumvise cyangwa ndabyumva umwiza baruza gukina mu cyongereza ndabyemeye uri birenge kabisa urakoze cyane ndi muzima cyane Jangwanovic ngira ngo ikipe ya APR Football Club iraza gukina na Gorilla saa 9 ni match iza kubera kuri Kigali Pele Stadium muraza kumva icyo bita multiplex kuri Radio Rwanda match turazibagezaho zombi parallel turaba twateretse ibyuma Bugesera ibindi byuma biri inyamirambo muri n'umuntu ufite imesano kumeze gukimeze nka murahuye hanga cyane rwose nka muri filime ya Rambo rwose agiye gutabara umwana we kimwe n'icyareyo ikindi cya Perite hanyuma sozo ubutumwa abafana banyu Claude icyo nasoza nk'ubutumwa abafana bacu bwose muze umukinnyi wa 12 umufana arakenewe kugira ngo ibyapanzwe byose bize kuba 0 ikindi agira ngo ntumire abantu baza kureba match cyane tugize imana minisitiri abari cyangwa minister of set ndetse na PS abaje baze birebere ko ba municipal ni byiza cyane kuri ko hari ibintu byiza president yavuze yaduhaye n'abaminisitiri batobokira abajeneti mupira ugomba kuva mu business na SG wari buracyamukeneye oya ari buri gihora ahantu hose ikindi president wa Ferwafa cyangwa kamarade mucuti wanjye nawe ubonetse byaba byiza kugira ngo byibuze umuhagaze ara mu kibuga agereba ku ruhande kamarade Bugesera cyangwa kamarade oya ndavuga kamarade ndavuga kamarade cyangwa undi muntu muri Ferwafa haze kuba ari timu nziza twicara turi mu mpira twese nta kibazo so natwe ubutumwa twaha abafana bacu abafana Bugesera FC n'abanyamupira muri rusange nuko uyu munsi mu by'ukuri turabakeneye ku kibuga kugira ngo turebe ko iyi bate yo kutamanuka rwose tuyivamo uyu munsi wenda tutaze mu yindi mikino wenda tudusoza ya feri kutamanuka ariko mu by'ukuri turavuga ko ari umukino mwiza ni umukino tubona uza kuba urimo ishyaka ridasanzwe numva rero ko mu by'ukuri abakinnyi uko bameze ndababiza ko umukino uza kuba mwiza turasaba rero ko abanyabugesera inshuti za Bugesera abakunzi b'umupira w'amaguru babikunda Bugesera n'abakunda nabumva gutsinda Rayon Sport babifitemo inyungu nabo turabatumira bazi kuko barahari nabo turabatumira baze ntabwo tumaranye iminsi kutazi ko bahari so rero ndumva mu by'ukuri tunashimira RBA twamwadaye n'uyu mwanya Radio Rwanda ariko tunashimira n'igihugu cyacu kiduha umwanya kugira ngo tuze byibura tuvuge n'ibyo dutekereza ikindi rero nuko hano umugabo witwa Kinjya arakubwiye ariko Kinjya Benari urabona biryo muri Ethiopia bita Injala urabizi arabata abakinnyi ba Bugesera mwashyize muri lokali batamenye iyo n'ibyo n'ibiki byose baraza gusaba cyangwa hagati twikoza ahantu twebwe wenda twanze kuba ko ikiganiro twanze ko kiba kirekire ubundi umukino se tugiye gukina ubundi lokale turegera wenda tugira nk'uyu munsi umwe cyangwa iminsi ibiri wenda munsi ko twagize iminsi myinshi bitewe n'iyo bata twatangiye cyangwa bitewe n'iyo campaign twatangiye sibyo ndakubwiye ngo uyu munsi bakina muri hoteli barakomeza